bro igikorwa cyose cyakozwe ngiyo kupura aho hejuru ndebera umwana w'umukobwa nk'uyu muri bazima ni gute umuntu wifata video nk'iyi ngiyi ku bushake ayifata akayohereza yarangiza uwo bayohereje akabona iryoshye nawe akayihereza ku nshuti ze akabasangiza kuri ibyo byishimo hanyuma abo ngabo bahaye kuri ibyo byishimo bigahinduka icyaha mwumva amagambo y'uyu mukobwa Je t'aime beaucoup, baby. Ah bon, c'est... J'ai mal nommé. amategeko bashyizeho yo kuvuga ngo abantu ngo babisakaza ngo nibo bahanwa ndashaka kubaza n'aba ngaba babyifashe je t'aime chérie agafata video akamaza akivanaho uduheri akamaza akajya kwiyogosha yarangiza akayohereza warenzaho iki so ndabaza ribu ndabaza ribu tuvugisha ukuri umugore afashe telefone aragiye afashe akabati twatubati duto aragiye telefone arayiteretse neza bro cyo twumvisha tuvuga ibintu mazina yabyo ntabwo ari kuri call we yirikodinze video arangije kwirikodinga kanze nkina amajwi yanyuma mwumve hano hanyuma Je t'aime beaucoup, baby. Ah bon, c'est... J'ai mal nommé. we yahacafuje koko arahanyaye hose harangiritse tugaruke gatoya rero ibi bintu twemere ko ari cyo terambere tugezemo nicyo kinyejana tugezemo mubireke ikiza twita ngiye ndashaka kuzakora noneho niba ari content baba baduhaye hano twita iremerewe gupostingaho ibintu byose you send the videos mukazohereza tuzipostinga nibyo mushaka kavuga nti ko twumva wenda ngo kubisakaza ngo bigize icyaha hanyuma ba nyir'ubwite baba babisakaje ibi wabisobanura gute abangaba ntago aba ni abadamu bakoze ubukwe umuntu akoze ubukwe mufashe ibi bintu umugabo wawe akabifata mwasezeranye imbere y'Imana hagati ngiyo couple aho hejuru ngiyo couple nta miyaga ngiyo couple aho hejuru ribu sinzi uwo muzafunga n'uwo muzareka noneho iki cyumweru wagira ngo babaroze iki cyumweru wagira ngo babaroze mwabantu mwe ibintu ndi kubonesha amaso yanjye Godfather ni gitangaza yuwe ari kumwe n'umugabo bari gusambana imbere ya giriyaje ni shano so sinzi niba hari buze kuzaho itegeko sinzi uko biza kugenda niba hari buze kuzaho itegeko ni shano ibi bintu sinzi niba hazaba itegeko rishyashya ibintu ndi kurebesha amaso yanjye Godfather ntabwo ari byo kureba keretse ribu nigenda ikubaka gereza yindi nshyashya so twumvikana ikintu kimwe rero mw'abantu mwe ikintu twe tureba ntabwo nibaza ko niba umuntu wasezeranye n'umugabo agasezerana n'umugore wagasigara muri Amerika ibi bintu biratangaje aba ni aba diaspora hano ibi bintu tureke ibingibi dufite byinshi so ikintu babwira kimwe n'iki ngiki rib umva ko mugira akazi ibi bintu nimubasha kubikumira Godfather nzayamanika muzabikumira gute kusanga umukobwa ari muri Amerika amanitse akagura agashyira hariya ko bafite amatelefone meza ko turi kubibona murakora iki biragenda biti ribu niba hari icyakora sinzi ikintu cyakorwa ariko niba ibintu bigaze kuri sinzi wenda mufite uburyo muri buze kubikumira ariko ntabwo bishoboka nimwemere twemere ko tugeze muri iki kinyejana dore ko na X yabyoroheje uraza ugapostinga ibi bintu abana baza kubishyira hano nge naje gusanga ndi kubona abantu babisakaza abangaba muri kubarenganya umugore w'umugabo bakoze ubukwe noneho se ariko biragakuno mukunda kamera dore bagiye kwisibo ikintu cyo kimbabaza bro nuko abantu usanga abantu bakanagiye mu ishuri aho warenzaho iki turavuga iki ngaho ni mukumire niba banyira ubwite ariko se nkavuga baba bashwanye biba byagenze gute kugira ngo bigere aho
ibintu byabaye hagati y'abantu babiri bashakanye, umugore n'umugabo bitegura kuzabyara abana bakagira umuryango. So ndizera ko ba nyir'ubwite mwabishyize hanze kugira ngo mutwike mujye mureka tubote. Ikintu kijya kintera n'umujinya, niyo mpamvu mwebwe Imana izabahana. Aba ngo n'abakozi b'Imana, ntimuri abakozi b'Imana. Uyu nguyu ngo ni umukozi w'Imana, ngo yaririmbanye na Israel Mbonye. Israel Mbonye amarembo y'ijuru barayafunze. Israel Mbonye amarembo y'ijuru waririmbanye n'uyu mukobwa bayateye umwaka bakwerekeje muri gihonomo. Uyu mubanga, uyu muririmbye w'indirimbo za gospel, ibintu akoreye abareba kuri telefone n'agahomamunwa. Jesus. Ariko abari n'abasirimu, Godfather ntago muzazana umwanda nk'uyu nguyu ngo tureke kuwamagana. Uyu ni umuririmbyi w'igitangaza, uyu mukobwa yaciye ibintu, ariko gukora ibintu nk'ibi ngibi, Yesu Kristo. Noneho reka bana yanjye bro, aba bakobwa ko banakomeye, umuntu arafata zanzara babadikaho zisanga zimeze nk'amahwa. Muri cyo mwumva amagambo. Steamboat baby. Amaze gutanga show, amaze gukora sex n'uwo bashakanye. Ndabaza mudufashe, nguyu mu magambo ye ntabwo ari igikorwa yagiyemo by mistake, ntabwo ari igikorwa yagiyemo kimutunguye. We yahisemo gukorera sex online. Umugabo we bro, iyi sex yari iryoshye ku maso, ku muntu uri kuyireba. Tuvigisha ibintu mazina yabyo, yego ku muntu. Ariko se hariya ngo nicyo tuvuga kuri izi video. Oya, Godfather as a blogger, my number is out. Number iri kuri platform zanjye, nta muntu mbisaba. Turi kumwe, icyo ntazakora no kubisakaza, ariko nzabivugaho nibingeraho. As a blogger nzavuga kuri ibi bintu, niba bigize icyaha kubivugaho ubwo muzabimbwire. Sinzabisakaza ariko nzabivugaho. Please, iyi video ku muntu utari ikiremba kuyirebera ryoshye pe. Uyu mugore asambanyijwe n'abagabo benshi bari buze kureba kuri iyi video. Iyi video igiye gufasha abagabo benshi mu gukemura ibibazo abadafite abagore. Niko kuri. Umudamu arangiza, ntabwo ndi gusesengura video y'ubusambanyi. Impamvu ndi kuvuga ngo ibi bintu muzabikumira mute, ninde wakoze icyaha? RIB cyangwa abashyiraho amategeko ahana ibyaha? Hano mwaratuzonze cyangwa mwaratubangamiye. Ni gute umuntu wifata video nk'ingi ku bushake ayifata akayohereza, yarangiza uwo bayohereje akabona iryoshye nawe akayihereza ku nshuti zakabasangiza kuri ibyo byishimo, hanyuma abo ngabo bahaye kuri ibyo byishimo bigahinduka icyaha? Ari kiva ngo ndaza gukenera abanyamasengesho, ariko none umunyamasengesho uyu ngweri mu ndirimbo za Israel Mbonye. None ni bande bari buze kudufasha? Abakozi b'Imana ni bande? So twumvikane ikintu kimwe, iyi video ndakubwiza ukuri ntiwayireba ngo numara kuyireba ureke kuyihereza umuntu w'inshuti yawe. Bro, ntibishoboka. So tugende gakeya rero, mureke duhebere urwaje, sibyo? Mubyakire, nimujya mufunga mujye mufunga ba nyiri kubikora. Ndavuga icyaha niba bigize icyaha cyakoze kigambiriwe, niba gufata video nk'izi ngizi. Ariko niba umuntu afashe iminota 3, 4, 5 agafata kamera agashaka amatara atuma murika neza akagenda agatandata, murabihindura icyaha muti? Kubo byagezeho muratwiba, dukutumana muratwiba. Ngayo nguko, iyi ni video imwe muri iki cyumweru hasohotse video zirenze 10 z'abari kwisambanya, z'abari gusambana. Hano iyi ni video imwe, hano hari izindi video ese ziri himwe muretse gato. Hano hari indi, uyu nguyu we mwabantu mwe ntagahoma munwa. Ababo uyu we ni umwana muto, nta mashusho arimo, biragaragara ko ingwe bamuri kodinze, urabona ko barabizuminze, biragaragara ko bamuri. Ariko
uyu we ni umwana w'umukobwa muto ariko w'inzobe koko. Tugenda rero ikintu nshaka kubasobanurira mwa bantu mwe, ntabwo ibingibi ndi kureba hano ni ibintu bitari unacceptable, ariko nta yandi mahitamo dufite. Abantu bati Godfather nibwo nakumva uvuga uko ubundi wabatukaga ukabaha ibyabo. No, reka babwire ikintu kimwe. Impamvu ndi kuvuga gutya, ntabwo njyewe ibi bintu nibyo kwamaganwa, nibyo kwamaganwa, ntabwo ingibi bihesha, nta ndangagaciro zibirimo. Turi kumwe, ariko noneho njyewe icyo nangaga n'abantu babangirizaga abana bakobwa. Abangaba video dufite muri izi minsi cyangwa video zasohotse uyu munsi, urimo kunyumva, n'abagabo n'abagore. Ngiyo iyo family aho hejuru, aba bakoze ubukwe baragenda batubwira urukundo rwabo imbere ya kamera ku isimbi. Mu byitegereza aho hejuru, urukundo baragenda bararutubwira bro, batubwira urukundo rwabo, ibintu biragenda biracika. Nyuma yo kutwereka urukundo batweretse ko banaruhana bari online. Icyo tuvuga, ibi bintu tugiye kwitegereza, ariko mva ko mukavaringa sniper ngo nuwo basa. Fungura mic yawe ngo iki ugize ngo iki, hari ko apfe yari huse ngo niko bimeze da nuwo basa ntabwo ari we. Nenda matwi turi kumwe. Yes, anga wawe hari ko ye ngiye niko umuntu mwene wabambwiye umuvandimwe we. Are you sure? Yeah, niko ambwiye semwe. So ubwo tubyite AI. Oya ntitwabyite AI, ashobora kuba ari video iri genuine, ariko wenda abantu bashobora gusa. Reka tubikavaringe. Uyu muntu aravuga ikinyarwanda, turashize itariki amahanga yo Godfather. Yewe narenzaho iki, nubwo ntarayibona, ariko umuntu umbwiye ko. Reka nkubwire ikintu kimwe tugomba kumvikanaho, sibyo? Ubu turi kuvuga video zirarenga nka 30. None ibyaje uyu mwaka n'ibyaje uyu munsi, hanyuma se iyi ngiyi ariko Godfather Imana irarema. Reka mbabwire ikintu kimwe, umva, reka nkubwire byonyine dufatire ibi bintu. Ejo nabivuzeho kuri ntuza ku kibazo cya ya mpano, ndabisubiramo nonaha. Tugendere kuri la video y'uyu musore ya mpano. Turi kumwe, ntabwo nzi ngo sinzi ukuntu ibyaha bihano. None reka mbazi, ubundi ikintu ba nyir'ubwite bahisemo ko Rwanda we, ariko ubundi bazashobora bakabigira umwuga, n'ubundi bakajya babikora nk'umwuga. Ntabwo no ikintu kiriho tugomba gusobanukirwa abantu mu nyumve. Jori, no c'est vrai, c'est ibintu tubyumvikaneho. Yewe reka mabwire, ntabwo ubundi izi space nari nziherutse, ariko tuje tuvugira amazina yabyo. Ndetse imaze kuba too much, ariko niba bigeze mu muryango umuntu agafata kamera akagenda agashyira hari agafata uwo bashakanye. Urimo kunyumva? Tukabona ibi bintu, yewe ndebye amavideo, ndi kureba amavideo ari imbere yanjye. Hello, ngo urumva ngo video ngo ntabwo nayibonye. Listen to me, I'm a blogger. The videos comes to nimero yanjye iri public. Nabereka hano, nashyiraho kamera. Ibyo turi kurebesha amaso yacu, turi kumwe, ibyo turi kurebesha amaso yacu hano ni ibirenze ibitekerezo by'umwana w'umuntu. Aho bimaze kugera, nitwakire ko ibintu biriho. Nimbona sniper mvuga ati nta kuri ni ibisanzwe, ariko sniper excuse zatangwa n'ibindi. Ngiye nyoberwa ukuntu ibintu nge ahantu nemera, wenda ibintu bafasha umuntu atabizi bakamufata atabishaka, ahangaha birumvikana. Ariko ntabwo uzambwira ngo abantu bifashe video. Umva video y'uyu mukobwa, uretse gato, tega amatwi hano. Niba turi kubyamagana tuzamagana ibintu tutari kuvuga hose, ntabwo ndi bukine byose. Umva hano irangira, umva wumve. Je t'aime beaucoup, baby. Bon, on disait, je m'en nomme. Ati
hari icyo mutumvishe iyo video ndebe nje nshaka kureba niba basa n'uyu muntu watubwiye cyo kintu y'amatsiko. no ngiye reka mbabwire ikintu kimwe ahanganje mfite ibibazo ndi kwibaza ariko ibibazo none ndi kubyibaza ku mategeko bashyizeho. Amategeko bashyizeho yo kuvuga ngo abantu ngo babisakaza ngo nibo bahanwa, ndashaka kubaza naba ngaba babyifashe je t'aime chérie agafata video akamaza kivanaho uduheri akamaza akajya kwiyogosha yarangiza akayohereza. None se huyu naye ni bibi na bwana wala nabo ni bakope? Ntega amatwi hano, tega amatwi amagambo ya nyir'ubwite, umva hano. Je t'aime beaucoup baby. None se ukeneye je t'aime beaucoup gute? Ni umugabo n'umugore. Ni ukuvuga ngo ikiriho aba ba diaspora aragenda akamurongora ntabwo ategereza amezi 4 baba bagomba gusabanira kuri telefone. Ariko ikibazo niba musabaniye kuri telefone bigera hanze biti tubitugeraho biti ndi kubabaza nicyo kibazo dufite Jolie. Yari ikintu ndi gutekereza, hari ibintu bishoboka kubera ko ntabwo umugabo washatse umudamu ashobora gufata video bayishyira hanze kandi umudamu nawe ashobora kuyishyira hanze. Ariko kigaragara cyo nuko hari abantu bafata telefone zabo nk'ibintu biri aho ngaho bidafite amabanga, bitari amabanga. Noneho bakaba n'abandi bashobora kuba wenda ngiye wenda sorry wenda nuko naba ngiye kujudginga ariko niko ngiye mbitekereza, umugabo akaba wenda cheatinga nanga umudamu noneho akaba ashobora gusharinga telefone n'uwo muntu cheatingaho nangwa se iyo side chick nangwa se umusoro tereto umudamu kubera ko wenda hari ibintu wenda batumvikaneho nangwa se kuko washaka wenda kumwe arekundi sinzi wenda ndiba kuvuga ko byumva akaba ashobora kumushyira hanze kugira ngo amusebye cyangwa se wenda akaba hari ibintu wenda yamusabye ko akora nangwa se bibahiriza kanga bigatuma mushyira hanze. Ariko ntabwo umugabo ashobora gushyira video hanze nangwa umukobwa aho ngaho ibishari. Reka nze musobanurire noneho hanyuma ariko uziko nta makuru ufite we ntabwo uzibiriho barakundanye sheri shushu nta kibazo baba bafitanye aba bantu noneho abenshi bari kuririra hamwe. Reka nkubwize ukuri uretse ko wenda aha ngaha ribu iri buze ku ribu ishobora kuza ikagira bakatubwira uburyo bazajya babikoramo, ariko icyo cyo muracurangira abahetsi ndakubwiza ukuri Ni naba marié canke ni just couple abakundana kwa mfano? no aba bari mariye kuko nigenzi ko bari mariye ahubwo aba bari mariye batuye mu Rwanda canke batuye hanze? Ngenzi ko batuye Canada keretse nimba. None se niba batuye Canada abangaba urumva ikibazo cyabo ni Canada igihandoli niba umwe yakoze blackmailing canke iki ubwo umwe arajya kuregwa niba ari show nayo bashaze kulikinga nabyo byashoboka n'amafaranga hano ahubwo barabari ntabwo ari kintu utari kumva kanani Karine urimo kumva icyo tuvuga ni kimwe icyo turi kuvuga ni kimwe turi kwibaza ni kimwe biba byagenze gute kugira ngo bisange muri situation kwifilma zezo uburenganzira bwabo telefone yabo mwili yabo kugira bijye hanze kugira bijye hanze swat bahakinze telefone yawe swat nibo bayilikinze entre umwe muri bo ngira ngo ari abantu bapfa kureka telefone zabo ko biboneye kandi harimo ibintu ngibyo hari n'igihe ushobora kusiga telefone yawe ukayihereza umwana agatripotate via video akayohereza ahantu uretse n'umwana n'umwanzi wawe yibonye ashaka kuguharabika yayipostinga uko bimeze kose faut pas garder ce genre de vidéos niyo conseil Jolie nako ufite ukanyohereza ko ikintu ndi kubaza ni kimwe ikintu ndi kubaza Jolie ni kimwe kubera iki badahamagarana kuri video bagasambanira kuri iyo video bagakupa telefone bikarangira nabyo barabirigodinga my dear oya network bitameze neza wenda who knows
ibyo nibyo ntukazabikore kuko video yawe nawe izaza hanze. Bayita no sex iri online. bayita Online online sex. sex. ariko ngo iryoha kuruta isanzwe. Ni wowe seribateri niwe wabitubwira. Niko bimeze ngo iryoha kuruta isanzwe kuko urebye ukuntu ari ishishikaje abantu ngo nta mu diaspora umanuka, ngo nta mu diaspora ukimanuka ngo amara mwaka akazamuka agiye kumuzana. Basigaye basevinga ticket bakagura amayinite. Ndakubwiza ukuri ngo nta mu diaspora ukimanuka. Umva ko mwigenje ibi ngibi byo nta busobanuro bw'ibyo ndi kubona, sinzi ikintu tuza kubikoraho. Ariko noneho abakurikira bino byaha n'abashaka kurangiza ibi byaha babikora bati, bazajya babihana bati. None se nka video ko iza kabahereza urugero kuri njyewe, urimo kunyumva ko ari uko ngenda umukristo twita bisiba, ariko nko ku munsi video nk'iya nshobora kwakira z'abantu ntabwo ziba ziri munsi y'10. Ngaho mumbwire z'abantu batandukanye Kuko barabigutumia ka Godfather. babazi. So twumvikana ikintu kimwe rero, Ariko se bagiye bazaplodinga ku masite ya nuza y'urukozasoni. so mwemere ko ibi bintu nta kundi tubyakire, Bagashobora bakajya babishyura basi ntibagire. mureka abana batwereke. Ariko uyu mukobwa reka babwize ukuri, umva reka babwize ukuri, nimushaka gufunga muzafunga benshi, kuko nk'uyu mukobwa niboneye n'amaso yanjye. Ukuri kunyumva, uyu mukobwa niboneye n'amaso yanjye, ndakubwiza ukuri kugira ngo ureke ku sinayi. Yes. Ni izina ry'Imana uyu mukobwa sharika mubwiza ukuri. Ese abantu miyo video mwe nkareba. Sniper. Na wewe Maria kabisa kwa bezo ko niyo None se ntabizobira twese tubirebe. Bani ibyo bita sharing. iyi nayo ni pandemic mukeneye vaccine. Oya urundi tutayisharinze kandi bashaka tubashakira aba viewers. Ntabwo tuba turi kubafasha. Wenda nabo barashaka kuba aba star nka Isimbi Noeline. Esa. So rero badufata naziza ntabwo tubatera inkunga tubafashe dusharing. Ngo weke Bazikora ngo tuzisharing babone viewers. So none kuki utari kuza ngo tuzisharing? aha Abangaba iyi couple yo nyine basi kama ni couple ya